hatajya n'umuntu byumva ungita ngo sheri twifitaniye gahunda kumva ko nkundana nawe Mike tagira umuntu byumva ngo ni Mike murundi gendere mu rugo sibyo ibindi tubiganirije mu rugo wazanye singiye baga mu rugo wanjye nta baga ndakenye baga ugikoma gift ya baga oya harimo imyenda yanjye Bone ko umwana wamutaye nkamujyana waramutaye ugarutse ako namutaye naragiye mujugunya muri rigori niho wagiye kumutora niyo nkase bitandukanye gusigira umwana umuntu udafite amabere ngo yonse umwana w'uruhinja bitandukanye namusize satazi nongeye kubaha ikaze rero mwese mudukurikirana umunsi ku wundi reka babwire mukomeze mugira umwaka mushya muhire mwese mudukurikirana ndetse n'abasaba gutangira umwaka gukora subscribe ndetse wandika comment mu biganiro byacu inama cyangwa ibitekerezo ushaka kugira buri muntu wese udukurikira uyu munsi rero ndi kumwe nta nubwo ari uyu munsi n'ubundi turacyari ku munsi umwe murabizi ko teta yarubi ati n'amavarize ati nshaka kubana n'umugabo wanjye murundi teta wamubonye madam ntago bitunguranye ntago bitunguranye kumubona ntago bitunguranye kubera ko ntago ari ibintu nari nkumbuye nari nkeneye cyane ntago ari mu bantu kumbuye hanyuma meze neza murundi yahageze rero ngira ngo bamubonye namubonye ubu ngi nta kintu nongera kuvuga ibintu byose twaganiriye kare nyirubwite wamubwiye ngo muhamagare namuhamagaye ndatekereza ibintu byose wifuza kumubwira aba yazinze za bucanduga nta muntu urimo n'ibyanjye akira afata akamikoro uganire n'umugabo wawe mubwira nakuganira mwana navuga ibyo agomba kuvugana mu ntege ese kuri kunshihura bite usore gahunda dufitanye umeze ute se hani ninde ese kutari kuvuga niko nsigaye nitwa umeze ute sheri wanjye banyita mu rundi mwana Chese Mike niba ushaka kumva izina ryawe ryanyaje ngaho da kano kanya uributse ko disheri se umushi ufite n'ubiki watujije tukaganira ko keza ko ari ibyo ushaka kumbwira wambwiye nkagusubiza ko igisubizo cyabyo none ndabikubwira urakaye ibyo yambwiye ugomba kumbwira niba ari ibyo igisubizo cyabyo kiri tayari bivuge unasubizwa birangira okay rero murundi ndumva ibindi byose ndi kukubwira udashaka kunyumva gusa ikintu gihari basi mbwira nuko umeze n'umwaka mushya basi gihari kire mbwira uko umeze neza n'umwaka mushya bikina na muka byarama jewe umuntu yifuza no kumenya amakuru y'umwana ushaka kumenya amakuru yanjye nese wabanjije kumbwira iyo ugiye kubaza amakuru y'umuntu ngiye kukubaza inshuti yawe imeze ite nahera kubakure cyane wawe mera umwana kuri wowe n'inshuti yawe n'umwana wenyine kandi avuze ko agiye kumbaza inshuti yanjye nakubajije n'urugero naguhaye ibihe umeze ute meze neza umwana asameze ate ameze neza kandi ibyo wari ubizi uri kubaza ibisubizo ntabwo kubaza ibibazo baza ikibazo afite ikibazo ahubwo noneho ndumva cyane gikomeye cyane umuntu w'umugabo yarimo konsa nta mabere agira ubwo urumva nta kibazo yagira nageze ihungabana ndetse sinone ntabwo usanga ari konsa ntabwo usanga mwese mugongo amashagaga nazanye ararangiye umva rero ikintu nkubwira sibyo kintu n'amategeko oya menya guca bugufi no kibaje wigisha guca bugufi ni ka kantu ka bwana navuga ngumva rero ikintu gihari ntabwo ndi kugutegeka sheri wanjye mbese no kwanga umwanzuro nafashe kandi utabikoze ngo basi umva nkubwire sibyo ikintu cyanzanye hano ni kugira tuganire ntabwo nazanywe no gushwana nawe cyangwa ngo ngutegeke ikintu gihari ni ukugira ngo njye nawe tuganire basi n'ibibazo dufitanye bikemuka urabyemera se basi kimeze nta kibazo dufitanye nta bibazo nyongera n'abantu ibibazo bijyana n'igifu cyanjye ni igifu iyo gishonje tugira na bifu paka kiriye okay ntacyo basi ngaho nyumva ubusabe bwanjye keza ibyo mwambwiye numva atari byo karasa ku ntego ikintu cya mbere ari guca ku ruhande yatinye kubivuga nese basi ndi kugira ngo wenda natuze anyumve ko nta muhane nshaka kuzana nayo nyigira uburyo ungana wundi aya mahane wundi ushaka kuyakoresha iki ko ntacyo yakugezaho hano abantu nkamwe nimwe mugira amahane mugira kwiboha numvise dore
dore ya muntu biriya binarimo umva nkubwire Titarasa ku ntego murundi uri kumukerereza. ikintu nshaka kukubwira sheri naje dusure ko nazanye n'ivarisi Kezana yongeye kunyita ngo nazanye n'ivarisi hatajyana n'umuntu byumva unyita ngo sheri ko twifitaniye gahunda kumva ko nkundana nawe Mike hatagira umuntu byumva ngo dore nazanye bage Mike murundi twigendere mu rugo sibyo ibindi tubiganirire mu rugo wazanye singiye baga mu rugo wanjye nta baga ziri ndakenye baga ugikoma gift ya baga oya harimo imyenda yanjye yo gukora iki se naza tukajya tuba turi kumwe nambara umwenda umwe nakuri mu rwenya igihe nawe tuba turi kumwe narwenya dupfana iki dupfana iki sana undi mugore wawe uragiye ijana ziruzuye hakurya ye waruhuri uraje kuba umugore wanjye Ken unyumvira none nta kintu kiri hagati yanjye nawe Ese ijana zuzuye ni nk'iri kuvuga mu. nurusi yarahora he ati umwana yaragiye nawe ngiye kuzuza ijana ibiruta ibindi z'iki ujye ku biruta ibindi ibiruta ibindi se ni ibiki byari ugiye kubona neza ntago amaze kingana guteke yamaze kingana gute yaragiye Hashize iminsi. ntiyasize umwana mbere yo kugenda yarabayeho gutira mu buzima kuza ataye amajoro yasinze nese ahubwo se kucyubika uje kubana nanjye baguye ibyo ngibyo ntabwo twabirangije koko bakubwiye ko imyanda yose zikaza mu nzu wanjye noneho ngende umwana nese nzi yuvuye ziwaruri uraje tu mare kwa murundi kiba ndaje wanazinze bucandoga waje umva neza ufite haje baza mu gatekerezo mbere yo gukina gukora ibintu ariko ibyo ngibyo nabitekereje nanjye impamvu nje nanjye impamvu nje ngaha sibyo ubu ni waza umuntu akavuga ngo keza ngo naje njitubana nanjye impamvu nje ngaha nuko nabitekereje ntabwo ari umwanzuro nafashe ngo mubuke waje ntabwo nahubutse rwose nanjye nabitekerejeho wenda waza usubiza nanjye nabitekerejeho iyo utabitekerejeho utabishaka ntabwo wari kuza sibyo se kuba waje se si uburenganzira bwawe iyo utabishaka cyangwa reka nkubwire mu rugo ikintu cyanzanye aha ngaha sibyo kandi unyumve icyanzanye icyanzanye icyifuzo cyanjye cyanzanye ni ibintu bibiri icyo cyifuzo cyifuza kuri jyewe ese wabanjije ukumva Ijambo abanze uri kubwira nde ni jyewe none se undi muntu ndi kuvugana nawe ngaho uvuga ndakumva kangiye nigendera uragenda ndakubwira ku neza ukabyanga nagira iki nakuraye nakubwira ati tuganire ukabyanga ese uragira ngo ukorere iki njye icyifuzo cyanjye nazanye kiragira kite nshaka umwana ushaka umwana wanjye ari Burundi wamusize naho wowe wamujyanye cyangwa se waramusize wansubize ibyo ngibyo twabiretse uwamujyanye uwo ari we wese ariko ndamushaka keza ndashaka kunyumva ngo mubaze nanjye nsubize ko ari karambaza ni wowe wamujyanye yibaza nisubize ni wowe wamujyanye namujyanye muvanye he ni wowe wamujyanye namujyanye suzama namujyanye muvanye ese ibyo icyo kibazo tugomba kongera kugarukamo n'ibyarangiye waramujyanye byararangiye urumva byarangiye ntabwo ndenzaho tubyihorere manza kuri ikibazo njyewe wanyumvishije ibyanzanye kuki uri kunjyana mu byarangiye wowe mutega amatwi nese ubundi wabanjije ukanega amatwi mbere yo kujya kumbwira ibindi bibazo wambwiye ngo uneze amatwi nkubwire none nawe uri kumbaza icyambere uze kuvuga n'amajambo wabanje unatekereza neza n'abantu basobanuye ko umwana wamutaye nkamujyana waramutaye ugarutse ashize ako namutaye naragiye mujugunya muri rigori niho wagiye kumutoragura niyo nkase bitandukaniye gusigira umwana umuntu udafite amabere ngo yonse umwana w'uruhinja bitandukanye no kumuta muri rigori namusize se atazi kurya umwana ari kwibere yazi kujya yaracutse yari yaracutse nsubiza ibyo ngibyo tubireke tubireke kandi birashoboka se gucuka niyanacukira n'amezi 3 nawe nyumvira ushaka gucukisha wari urwaye se wari urwaye kujibere kuba nari ndwaye ibere ubwo wari urwaye akarenge wari urwaye ikirenge urwaye kugenda okay nakibyo reka tubyihorere sibyo kandi ibyo si rimwe si kabiri twabivuganyeho icyatumye musiga simwe sikabiri sigatatu si ngombwa ranongera mbisubire icyatumye musiga hajya reka abantu wenda batabyumvise neza nanjye shaka kwa icyatumye mbusiga n'ubuzima ubuzima wagiye gushakisha werekanye wazanye iki se mama icyo nazanye se bigeze wohereza ngo bagure amata umwana mucyagiye naraguhamagara gukanyitaba neze mobile money yari hari wabonye ibintu yanga amafaranga uzi ko umuntu amufitanye bifu kamuriza amafaranga tumwandikira message ngo amafaranga ngiye yakohereje ko yaca nakwiyamagara ngatamuganira
amafaranga ibyo nazanye se byo wemeye kubyakira yazanye utwenda dutatu ngo ngazanye imyenda y'umwana umwana ntiyambaye isahani arambara ameze neza n'uruzungu amafaranga n'utayazana n'abantu badukurikirana ubwabo bazamubwira ati murundi akira mwana yambare imyenda y'umwana agari ntibirenze umuntu wese yayimugurira kandi umwana no w'igihugu umwana agari w'umuntu umwe no w'igihugu umuntu wese none se kubera iki noneho bivuze ko nta burenganzira nyifite ku mwana wanjye ndabikubwiye uburenganzira kugomba no kubugira ndabikubwiye niba ushaka kumubona mbwira ndakurangira ahari ugende bamukoreke umusuhuze umureke umwana yiturire tujye no kumutungira mu kabari nkuko wajya kumuzengurutsa ariko ako kabari kari he mbere se babigenzaga gute ni ibya mbere ni ibya ubu turi mu we mwaka ubu turi mu we mwaka ase ibyo ni mu mwizana n'ibikinga umuntu mu mwaka uhinduka umuntu arahinduka adahinduka muri teta ngo muri igikara wari igikara nago uhinduka izwe nuko umwaka uhindutse ibyo reba batazayabesha umwaka urahindutse ko umuntu ariko umuntu niwe wifatira ingamba izo ngamba se mbere wari wataye ubwenge wari ukwiye mu bwenge nese kubera yuko nahindutse we nk'umwana ugende umwana wataye noneho ngiye mva nkubwira waratambukagiye kujya kwishurira mugoye n'ubundi wongeye ujye kumuzereza ntago ubusabe bwanjye ndi kugusaba ari ukuvuga ngo umereze umwana ngende basi se ntago wamuzanye ntago wamuzana tukamurerana turi kumwe uri kumwe nande nawo mu biki duturanye tubana mu nzu umugore arahamagaye se basi umugore yanamamagara ariko ko nta kintu mfana nawe ntimuzatinye ko uhamagara muzamamagare rwose shake uyu mugabo noneho ndabona ananiye kandi utigeze wanzwana ndi mu kiganiro ko cyarangira reka mpita mpamagara minota nk'itanu ingoma zindi y'imirishyo we keza bajya reka gurutira stress twibereye mu buzima bwacu je umuntu ariko aripagasiza yihasorengera ubuzima bumeze nabi uje kumushamo stress umwana uramutaye uragenda ubinzererezi uragarusonya umwana ngagiye kujya kwishungiye kubambya uri gushaka kantu kaduhuza umwana ngo umufite ngo basise ngo wamuza tukabana jabana nande ngo bigende gute none ngereka mubwire simaze kuguhashura ebyiri iyindi mfite ni social finale niba utashaka ko tubana si ngombwa pe niba bitakurimo kubana nanjye ntago nabiguhatira wa mungane wa keza ntabwo bindi mvuga bitubavanye n'imyitwarire yawe reka guhera se kucyumva ko imyitwarire kugera kuri zede n'abantu bakubonye nabo ubwabo nta muntu yakifuza kubana nawe kwa kundi umuntu abona umuntu baca mwana n'umwana mwiza twabana nta muntu wigeze anatekereza ko abana nawe none ndukurikirana shaka byandike muri comment imico bakubonye witwaye icyifuzo cyanjye ndi byose kibazo mu rundi byose ariko byanga byose niba ari kubyanga ubwo tujye mu buyobozi tujyane wegende uhamagare ubuyobozi nabusobanura ikibazo ufite bamamagare nze nyane ndagisobanura nta kibazo rwose nta kibazo none niba ubwumvikane bwanze nkora iki ntago nakwemye twese ntago turi abantu bakuru ntago umwana ngo ujye kumubana nawe muri rigori ushaka nese ujye rigori se kubera iki wumva yuko ubona ko ndi wa muntu kiba muri rigori ubuzima rega bwarahindutse ibya kera byari ibya kera urukumva none se we keza umva mwana wa mama reka nkibariza akazo kamwe ubibaza ugiye kubwira ko nanze ko tubana ego ugiye kubwira nanze ko tubana ntago nagiye kuvuga ko hanze ko tubana ugiye kubwira ngo iki dukoresha ubwe oya ikintu cya mbere gihari niba wowe udashaka kukimureresha hariya wamufasha ukamurera wamufasha ukamurera wenda akazi mufata umuzana Kigali ujye umurerera iwawe ntacyo nanjye njye mbasha kuza kumurera wekeza hari ukuntu umuntu n'umutuka mwitwa umusaje ukamubwira nabi njyewe nibyo niko ndababwira utazaca umuntu avuga nabi kubera ubuzima yibereyemo sibyo ngo genda umuzana umutunge hari niwe umutunze yemangakisha no kubona bitanu nohereza bamufasha nohereza bamufasha ugenda umuzana umutunge bashaka na wa mwanya kujya gushakisha bya bitanu nawubona abari wanjye none se wamuzanye se njye tukaba turi kumwe uri kumwe nande nawe ese kuki umwana wanjye udashaka ko mugiraho uburenganzira hase wagiye ukamusura kugenda ngo nagiye kumusura ese mu kugi Burundi n'abanangaho ntashaka ni ngombwa se hari ubwo ndo umushoferi ahubwo se umwemerera kuba yajya gusura umwana cyane ntabyemeye
nigeze myakana ahubwo se ajya kumuta yarabizi kagomba kari umwana wiwe ibyo bintu byarabaye kandi je ntabwo nirengagize gake je nafashe umwana ngenda ndamujugunya ku nzira ujya gusiga umwana cyabara batanze itangazo ngo umwana ukamusigira umuntu umugabo udafite ibere ngaramuzi ni kimwe no kumuta mu muhanda ese ubwo bibaye biba ngombwa nawe diso utekereza ngo ndi umuntu wo mu mama nanjye narabyaye wowe uri umubyeyi navuga wowe se n'uri umubyeyi nonza kubona ko uri ikintu uri umuntu utarashoboye nagumana na mugusigiye wabonaga mfite ibere ushoboye wabonaga mfite ibere nufite amaboko se amaboko sarose nanjye cyatumye ngenda nangiye gushakisha kugira nzane dushyire hamwe ibyo akase ubundi ukomeye mu mutwe nakomera naramufashe sinigeze mufata ibyo okay uretse bivuga amagambo menshi ibyo washakisha biri ibyo ndabifite birahari ndabufite rwose ufite iki n'iki ndabufite ufite iki n'iki iryo shuri naryishyura nabasha kumuha ibyo yari akeneye namwambika namuhahira akarya uko ashaka keza jye uriya mu buzima ntorosha ubuzima sivyo ibintu ariko aravuga kano kanya nugenge gukora bivuga ngo wenda gukora bigira jeje nyine bari kudukurikirana baravyumva yego keza ibintu ariko aravuga naho za mbere cyabona avuze ko yamwishyura ishuri avuze ko yamugabura yamwambika nanjye we ivyo narabikoze manje je ntorosha ubuzima nkunda amahoro umwana ari Burundi jewe nkazarinda abwira mu rugo bakamuhereza umwana bakamukugezaho ugomba kumutungira ahantu twese tubonesha amaso y'abakeza cyane gusura akazakubona cyane rwose ubuzima bayemwe n'umufana wundi cyane undi muntu wundi akabibona ko umwana cyawe kineye cyose akibona ko wavyiyemeje umwana akazi wawe ibintu je nabigukorera ariko ukagira impamvu nkazagira nk'umuse nkoza umuntu akazakurira agasoma umwana wamutaye mu rugo wenyine umwana ungana kuriya wagiye mu kabari umwana wanjye mu rugo wenyine nkazagira kumva ko umuntu ngo bari mu kabari n'umwana wawe ibyo ndabyemera rwose hanyuma teta ibyo nibiba akamuzana nyuma bikazagaragara ko bwa bushobozi bavuga gufite ntabwo izo zibazo bindi zo ugiye kunshiramo ukuntu bizagenda urumva murundi azaba yatse mama w'umwana iyo mikino yo kumusubiza kurumva iyo ni mikino ko twacyakisha umuntu mukuru uzoduranje manago ziba zikenewe gusa bibaye biki na usibye ko bitanaba keza amajambo yavuze wayumvishe afite ubushobozi bwo kwishura ishure afite kuba yamugaburira kuba yamwambika nkazasanga umwana wanjye wamujyanye mu kabare guteguza kwa kundi kwiwawe nkazanga muteye mu rugo wenyine wagiye mu kabare ukaza mu gitondo uruhinja umwana w'imyaka ingahe ibiri ivyo bintu noneho nzamutora ari finale ibyo byose ibyo tubisezeranye ari finale baze ko nyamuto nyamusuza kwa mere zo shaka zandi uba wenyine nta muntu mubana yabana n'uwe muntu kuki se umva ko nta muntu nabana nawe akazatanga karibu gute nye abandeze sawa ntago uri umugore wanjye ntago muje ibyo ngibyo nta kibazo winyizera sibyo icyo mfanye namubwiye je nzabimukorera keza zogira ngo uhamagare ndamuhumuhereza nawe muri kumwe umwana uzamuzana wemeye kuzamuzana ibintu wiyemeje gukora ni navyo bintu Rabari kino kigano kano kantu avuze ngo mfite ibintu nibi no kandi bukate nkohereza mail byo nakayibona nawe no mubyeyi yarabizi ko umwana ubujya abaza wende yimutekerejeho waramubyaye yego ubugogi bwose wakora ubwo bugogi urabukoze nicyo gihe n'ubwenge bucyo ufite ntago ari ikibazo cy'umwana nta kibazo kaza condition izo ngezo kujya kumusiga mu rugo wenyene ugasanga umwana ari we karavora karateka umwana imyaka 2 wewe wigiye kuri amakabari mwe byaba by'ubushinzi ingaruka wemeye kuzazirengera nemeye kuzazirengera cyaba ku mwana cyose ko nta kizigera kimuba kandi nibyo nakoze icyabaye rega icyabaye suko nari n'umwana motife ngo twinjiye mu wundi mwaka oya suko nari n'umwana atangiye umwaka afite ingamba cyesha ari umubyeyi mfite ingamba zo kwita ku mwana wanjye uza abantu uzi amaniyaje wari ufite ingamba twari dufite mu mutwe wawe ibintu mu wacu mu bintu tugomba gukora umwaka ugatangira izo niya tuzifite ukadurangira tutarazishigeraho ubwo ngubwo nuko nawe ubwa nyine ubwo nago uba wageze muri uwo mwaka n'ubundi bukiri muri wawe wowe wawugezemo titarenda no kuzuza yego ko bikomeye cyane titarenda no kuzuza gusa ikintu cyiza basi urakoze kubunyemereye umwana ntabwo nabura kugushimira abana nande hase ibyo jambo keza ko ikiganiro twakoranye ko mfite ibintu byinshi nagusobanuriye urumva uyu nguyu ari tape yanjye nuramukubonye ko nabwiye ko kuryamana nawe byabaye ikandeke kubisubiramo cyane twakundanye igihe kingana guteze nawe igihe cyose twakundanye se bivuze yuko twaryamanye icyumweru yavutse kumanuka icyumweru ujya kubona cya gisaza
icyumweru kugira ngo icyumweru buriya ni cyinshi ku muntu mukuru wamumvise ni nk'umwaka mwamaranye icyumweru nese buri kurebuka yahise ajya kubana ese wumvaga yagiye kubana na ruriya rusaza simimenye ko atwite inda yanjye umvaga wowe wakwitekereza gute ko umuntu agutwitiye mwamenyanye icyumweru kimwe gahita abana n'umuntu w'umugabo umwaka wose wabigize vuba icyumweru kimwe turyamana n'umuntu se tu oya ariko n'umunsi umwe ikigare n'umunsi umwe murahura n'ipampa ukikomereza ariko teta we urumva ko harimo urukundo we nta rukundo ntabwo hari ururimo oya njye ntabwo hari umuntu umenya icyumweru kimwe agahita oya njye naramukundaga bite rega hari ikintu umuntu agukorera gufera abantu tubajijisha umuntu umenya icyumweru kimwe hari ikintu umuntu agukorera n'ikindi cyumweru cyahashize atararongogwa n'uwo musaza ahita mujyana za Kenya neza ubwo urukundo rwari rufite rwari ruhe yari afite nese ikintu borega bwa mbere wari wanjye okay nizere ko ibyo washaka wavyumvishe gende igendekeza nigendeshe ugiye se ese ultrisanga api oya njye hari ikindi kintu nshaka kuvuga mfite umugore mu rugo ndi bujye kwira ngo ndashonje ngize ngo uravuze ngo uramufite kuko wazanye ni mpamvu nagwa nicanga hari ikindi kintu nshaka kukubwira umwana uramunyemereye sibyo ako nagara amategeko yawe pana nk'ivyawe ngo kiro ngo cyanzanye ngo ndashaka nagara amategeko yanjye sheri sheki tazansengera n'abantu babyumve n'umukunzi wanjye wahazaza babyumve uri kureba kino kintu wanjye kuko si twabyaranye ni bari nitwabyaranye nyene nitufitanye umwana sibyumva birenze ubundi we nitwamugira nabandi we nitubafitanye komeza rabi ufite n'abandi sura ntari wowe hari umusore ndi fizi ya serese regagiye kandi ndi muzima ntago nyamusha nta kibazo ubu byara wororoke nari ikintu gihari nshaka kukubwira napana yukabwira umuranga ikintu gihari cyo kintu gihari wawe ntago gihari wawe ni umumenya guca bugufi ukabona umwana mwitaho pe nkuko nagusezeranyije ukabona umwana nta kibazo afite ntanjye nta kibazo mfite iyo mico mibi unyekera ntayigihari ese ntago byazakunda ko twashyira hamwe hasi ibyo bintu wase kubitekereza mwana ko tukavuga ati rero madamu bino mu rugo turera n'umwana ikintu cyo kubanaje nawe nubwo twabara kubana iminsi ibiri ni gikunda rimwe ni gikunda kabiri gikunda gatatu gikunda kane gikunda gatanu byivane mu mutwe nubwo cyaba icyumweru kimwe ese unyangira iki ibyo uburyo yigaragaje ese umuntu ntago yahinduka kitari kiriya uziko amajambo hasi yongeye kuyambwira mutwi wawe ko je nago nibagiwe byabaye byewe uziko nuwakoze ikihe cyababarirwa akarwa ngo uzina mubare ndamukuru n'uzi mukunda ndamubare kugira ngo tubane ese wewe keza urambwira ngo wansemba bazi kugira tubane ibigaragaza umwanga ntago oya ikintu gihari cyanyu hari ukuntu mufata ibintu mukabisha kundi rwego rutariho niba umuntu atagukunda urashaka mubana gute ushaka kubabarira ko ari mubane ka atagukunda mubeshe okay nibyo nashakaga kumenya nacyo niba utankunda nacyo wowe urakoze kuri iyo faveur ngiriye ko mu mwana wanjye amen nacyo pe urakoze Imana ibiguhere umugisha ahubwo se umwana azaza ryari hase wumvise agiye mwiga kwihangana nabazaga kugira ngo menye mwitegure navyo mubwiye ntago ngiri bumutega iminsi abisi ni babi batumva ngo ejo nzajya kumuzana bakanegera mu muhanda baragutega gukubite aseko twagiye dura n'amarozi barayatega yega umuntu ndatagukubita hari ibintu byinshi kubitisha umuntu agahura n'ibibazo nacyo ubwo ngubwo raza kubitubwira tutari kuri kamera bibwira nande hagaragiye nawe dufitanye igihe nta kintu mvugana nawe n'igihe nzamuhamagara keza umwana namuzanye zana wa mukobwa aze arebe umwana kuno ajya natwereke haba tuzaje tujya kumusura twese kunyine na kamera ariko titareka nkubwiza ukuri ibintu byose ni gake gake gusa wari uzi ko umwana yakamera kumuzana oya n'umubano rero oye ibyo by'umubano byo umwana y'ibintu bitandimo ntago babindemo ariko titakari mwiza umuhoriki ni mwiza wabeza nagara mwiza je ntago ndi mwiza mbana ntago gende mwiza bara abantu beza gute ntari mwiza uri mubi ushingiye ku kindi ndakubwiye kuri mu ntago uri mwiza wanjye ukabyara urangateta kumana kandi arahari ugiye uwo nkunda ukunda arahari uwo nkunda je nagaraboneka hari ubukunda utari teta ariko we nturabona ukunda ase ko mukundana nk'amakoro mashaka kunsenyera urukundo reka mbibariza ikibazo uko muri babiri hari ukuntu abantu babyarana wa mugani bikaba nk'uko muri kubivuga nta kubana hagati yabo ko ari babiri mukajya murera umwana ariko mutabana bivuze ko mwebwe
hari umuntu ushaka kuvuga ati wenda Teta na Murundi hari igihe kizagera bakazashyira hamwe bakabana bakarera umwana. ntabwo icyo kizagera, ntabwo kizabaho. umwana nabona bidakunda mureke agume kwa mere, umwana ameze neza agiye gutangira ishuri, ntikizagera ahubwo ngiye mfite kandi ngiye kurongora mu minsi ndi gupanga kuzagira umugore nta kibazo, ubundi ngiye mfite umwana wanjye mfite byose. ikintu kica abantu uri kwakunda abona ukiri umusore ukiri muri bwa buzima yumva ko yaza kuguca utugambo dusoza we tumubwira ntago tukinsosera ibyari ugiye byabaye mu rurazi. Sindi nifuza gushimisha wowe. Ntabwo kizagera cyo kubana nawe. Ese kizagera. Nese ndamubesha. Nese kuki mukunda abantu babesha. Nese ndamubesha. Utiye twiga kuvugisha ukuri. Kimara kumva ko Murundi atifuza kuzigera abana nawe mu nzu ni segonda. Ufite gahunda yo kuza. Uburyo yigaragaje mwana agiye byanciye. Nta gahunda mfite. Uzasaza gutyo wenda igihe kizagera uzajya bikora witahira nawe bataha. namubonye umugabo ntabwo nabaho nikire inandikiwe uracyari muto ntabwo wasaza umugabo nagutyo we nabyo byanashoboka. azajya akora piki, azajya akora imibyizi se barera abana babone bashaka. Njye nta gahunda bakakanya ndagira. Gahunda mfite umupangu mfite no kwita ku mwana wanjye akiga. Ibyo wenda sinzi nimba nzanabitekereza. Wenda kuba impamvu nari nabimubwiye rega guhora ubyaragura ku ruhande ubyarana n'abandi bantu ntago bigezweho, nta nubwo ari byiza pe. Njye impamvu nabimubwiraga nuko nagira ngo nyine azandinde uwo muvumo kujya kugenda ndyamana n'abandi bagabo. Mu gihe rero byanze ko wavanye muri abo bagabo urushaka kuyinzanira wajye uryamana nawe. Keza reka nigende kuyiga. Nta mpamvu yo gushyiramo umuntu ikintu kitamenya. Arayikurura asubiza igihugu. Kurura usubiza wakivanye. Uramusiga hasi. Tugende sheri. Iri joro basi. Ukomeye muri atete. Turarane. Wishero harashye. Gwino. Teta mazijya. Basi turarane iri joro. Keza kandi keza ibintu byose n'ubu bitera. Ariko ko nagowe. Kandi ari kunsekeresha. Tugende. Irasekeje kuri kugira ngo ijoro turarane. Iri joro. Ubuzagere. Ababyukana nawe maze iminsi murarana. Agiye se igiye mfite gahunda nawe. Tugenda aho. Okay. Havuta zanansengera mwana. Akonde inde nasheri nasheri mfite. Suwambwiye ko nawe uhari. Nabibwiye wembe kugamwe sono. Azaza tugende nari bazaze amenyane. Yakora. Tugende kurangira wa mugani muramucyura. Ndamucyura yegezeranye nawe. Oya turagendaga. Ntago tuziranye. Murundi harabyice kavuga ntabwo bazira. Sha tugende. Kandi iki kintu ndagikubita. Yego sha bizu. Keza ibintu byose. Subize ko ngukunda. Nubu nkore ntabwo bigora Subize ko nkwemera. Ntago nshaka guserera. Basi userera nandi ariko. Mvaho. Habaye iki? Kandi nivyo nemeye ukora ndabivamo. Uje nagwo wabiva. Icara hariya rero. Ni wisubire. Nese namuzanya wamubonye icara hariya rero. Akuzamuzana ryari umwana. Icara hariya nyene. Ega buriya kantu gato kica ibintu byinshi. Nta kibazo gishyira ku ruhande n'ubundi muragenda. Ndaje tugende. Tugenda Murajyana. ntago gishaka ibintu by'ibibazo. Ariko ntuzi. Wajya utuza ukangana. Niba umwemereye kumuha umwana kushaka kubirangiza nabi. Teta arishimye. Nese ubu basi nta nubwo bugushimisha. Azabwira ngo ntiwongere kunkora. Nese ntabwo ari ubu. Ntiwongere kunkora. Wigenda ariko. Ntiwongere kunkora ariko. Nese kubizi ko ngukunda wajya umbabara. Fata umwana ariko uboneka. Ntabwo nyibishaka mu buzima bwanjye. Shareka kwigira gutya. Utangiye umwaka wanga abantu bagukunda. Ujye he? Ndagushizwe se. Uragenda unsize? Atabirakariramo ndabona ubyegereje umutima. Ariko uri hafi aho ngaho fasha gutya. Uri hafi aho. Titanga aho mbwira umwana baramukwemereye. Undi ntajye beshya. Ndumva ndishimye ku buryo utabyumva. Ariko noneho kuyisa umwuriro ukamwicaraho wowe buriya bintu n'ubuhoro. Ni ibyishimo. Ibyishimo ke. Undi ntajye ba romantike rero buriya waruje kumubangamira. Ndabizi ariko ndabizi ko yishimye nawe. Nawe arishimye ariko icy'ingenzi nk'uko wabimusezeranyije umwana ntazagira ikindi kibazo azagira. Uye nta kibazo azagira. Nagerageze uko ushoboye nyine mu bushobozi uzaba ufite nyine buzaba bushoboka umufate neza kuko Murundi niba yemeye kuzana umwana akemera kuguha umwana akongera akajya agafata ati kimujyana i Burundi akashaka indi mugarura
amafaranga yose akashaka ategera umwana arahebye ibintu byinshi uri kumva niyo mpamvu rero nawe ugomba guhagarara ku nshingano wemeye yego niba wemeye inshingano zigumeho niba zikunaniye nabwo ibyo uzabivuge kare uvuga uti byananiye byanze ndabyemeye ntabwo zizananira gusa icyo gihe waba umutengushye nanone ngaho igira ikintu ubwira abantu badukurikiye hari abantu bari baravuze ati teta rwose namuha umwana hari abagutukaga bati teta nakarara yataye umwana gira ikintu ubabwira nabo rero bakunzi bacu ikintu nabasezeranya nababwira ubu aka kanya ni uko nishimye ndi mu munyenga w'ibyishimo by'uko ngiye kubona umwana wanjye ikindi nabasezeranya pe abantu banutse bakavuga ati ndi mubyeyi gito nababwira ko ngiye gukosora amakosa nakoze nkita ku mwana nkamuha urukundo nk'umubyeyi nkasibanganya nyine icyuho kandi ikintu mbasezeranya ni uko umwana nta kibazo azagira na murundi nazicuza azabona ko uko biri ndimo umubyeyi mwiza birambwira nyine ngo nta kintu muriyeho nawe pe ndamwumva n'umujinya yagize ni agahinda ariko nabasezeranya ko bitazongera kubaho urakoze cyane rero reka ngushimire ndetse nshimira namwe mwese mwagize uruhare mu kugira ngo iyo teta yongere guhura n'umwana we byari bigoye mu rundi kugira ngo abyemere byaragoranye murabizi inshuro teta yasabye imbabazi ariko nawe yemeye amakosa avuga ko ibyo yakoze bitari bikwiye rero iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa kandi iyo wamenye n'amakosa wakoze burya umenya no kuyakosora rero ibyo yakoze yavuze ko atazongera kubikora kandi ko agiye kwita ku mwana we nk'uko bikwiye inshingano akazikora mu rundi nawe byari bigoranye ariko yashyize amwemera ko azamuzanira umwana ntabwo yatubwiye igihe cyangwa umunsi azagera kumuzana ariko nzi neza ko inshingano niba yemeye kumuzana azamuzana nk'uko yabyemeye munyemerere dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha